Muraho neza, mbanje kugushimira ukanze kuri ino video, uri umunyamahirwe. Nk'ibisanzwe amazina ni Amos 245. Aha ni ku Bwenge 360 TV. Uyu munsi ngiye kubatembereza isi yose, basubize inyuma gake mbageze ku mateka. Bavandimwe inshuti zanjye z'ubwenge n'ukuri. Uyu munsi mbahamagariye muze tugirane urugendo rwihariye mu mateka y'isi. Uru rugendo si urw'indege, si urw'amaguru, ahubwo ni urugendo rw'umutima n'ubwenge. Tugiye gusura abantu bake batoranyijwe, bagiye bahagarara imbere y'amateka, bakavuga amagambo adashira, ibitekerezo bihindura isi, bagasiga umurage utazibagirana. Abo bantu ni abantu babaga bakomeye cyane, barenze cyane, b'abanyabwenge mu bintu. Ni abantu bitwaga abafilozofe, abantu batatinyaga kwibaza ikibazo kuki, igihe abandi bose bashaka gusubiza kuko. Bavuga ko umwijima w'ubumenyi uvaho ari uko haboneka umuntu ubaza ibibazo. Nimba uri mushyashya ndagusaba gukanda subscribe, like, share and comment, muri tukikomereza. Murakoze cyane. Murakaza neza mu kiganiro. Umufilozofi wa mbere wabayeho mu mateka ni umufilozofi witwa Socrate, uzwiho nk'ubutwari bwo gushaka ukuri. Yabayeho mu myaka 469 kugera kuri 399 mbere y'ivuka rya Yesu. Socrate yari umuntu w'umunyabwenge, yakomokaga mu gihugu cy'Ubugereki, mu mujyi wa Athens. Yizeraga ko nta kintu na kimwe gifite agaciro kurusha ukuri n'ubwenge. Yari atandukanye n'abandi bose, ntabwo yanditse ibitabo, ahubwo yifashishaga ibiganiro. Yakundaga guhagarara mu nzira, mu masoko, agafata umuntu akamubaza ati, ese ubwiza ni iki? Ubutabera se ni iki? Abantu bararakara, ariko we yavugaga ati, ubwenge nyakuri ni ukwemera ko hari ibyo utazi. Ariko rero kubera ko yigishaga urubyiruko gutekereza mu buryo bushya, leta ya Athens yamubonye nk'umwanzi. Yakatiwe urupfu anyoye umuti wa hemlock. Yapfuye afite amahoro, avuga ko ukuri kuruta ubuzima. Ubutumwa bwe, ntukemere ibintu kuko abantu babivuze, ibaze wibaze, usubize wowe ubwawe, kuko umuntu udatekereza ntaho atandukaniye uwasinziriye. Umufilozofi wa kabiri wabayeho mu myaka ya kera n'uwo bita Plato. Uyu nguyu akaba azwiho inzozi z'igihugu cy'ubutabera. Yabayeho mu myaka 427 kugera kuri 347 mbere y'ivuka rya Yesu. Akaba azwi kuri quote ivuga ati, the greatest life is to live content with little. Plato yari umunyeshuri wa Socrate, ariko nawe yahindutse umwarimu w'amateka. Niwe washinze Academy of Athens, ishuri rya mbere ry'ubwenge ku isi. Mu gitabo cye The Republic yashushanyije isi y'ubutabera, aho igihugu kiyoborwa n'abanyabwenge atarabishakira amafaranga cyangwa ubutegetsi. Yagereranyije abantu bari mu mwijima w'ubujiji nk'abari mu mwinjiro w'umwobo bareba igicucu cy'ibintu aho kubona ukuri nyako. Ibyamuranze, yizeraga ko ubutabera, ubwenge n'urukundo ari byo bikwiye kuyobora isi. Yatubwiye ko umuntu utazi ibyiza atashobora kubikora. Icyo yadusigiye rero ubutumwa bwe, ukuri nuko ntugasange aho urumuri ruri, ahubwo ujye hari igicucu watwara itabaza ryawe. Umufilozofi wa gatatu wabayeho mu mateka n'uwo bita Aristotle. Uyu nguyu azwiho nk'umwubatsi w'ubumenyi. Yabayeho mu myaka 384 kugera kuri 322 mbere y'ivuka rya Yesu. Azwiho nka knowing yourself is the beginning of all wisdom. Aristotle, umunyeshuri wa Plato, yabaye umwigisha w'umwami Alexander the Great. Yabaye umuntu w'ikirenga mu gushaka ukuri mu buryo bw'ibimenyetso. Yashizeho uburyo bushya bwo gutekereza, yise logic, uburyo umuntu ashobora kugera ku kuri binyuze mu mitekerereze isobanutse. Yavuze ko ubumenyi bwose butangirira mu kwibaza. Yanditse ibitabo birenga 200 bikubiyemo ubumenyi bwa politiki, inyamaswa, imitekerereze n'imico. Uyu nguyu yaranzwe no kwitonda, gukora ubushakashatsi, gukunda kumenya. Yigishaga ko umuntu mwiza agomba guhuza ubwenge n'imico myiza. Uyu nguyu rero akaba yaradusigiye ubutumwa bwiza. Kumenya ni byiza, ariko kumenya uko ukoresha ubwo bumenyi niho ubwenge nyakuri buri. Undi muntu urenze wabayeho mu mateka n'uwo bita Confucius, uzwiho umunyamahoro w'Ubushinwa. Yabaye mu myaka ahagana muri 551 kugera muri 479 mbere y'ivuka rya Yesu. Uyu uzwi nka he who learns does not think is lost. Confucius yabaye umunyabwenge w'Ubushinwa wigisha urukundo, ikinyabupfura n'ubwubahane. Yizihizaga amahoro mu rugo, ubusabane hagati y'abantu no gukunda igihugu. Yabwiye abantu ko umuntu mwiza ari Junzi, umuntu w'inyangamugayo, utekereza mbere yo kuvuga kandi uharanira neza. Yagize ati, shyira imbere ineza kandi uzabona amahoro. Yabaye umuyobozi, umwigisha n'umuntu wahinduye imyumvire y'Ubushinwa kugeza n'uyu munsi. Imyigishirize ye yiswe Confucianism, kandi yabaye ishingiro ry'imiyoborere
y'abantu ibihumbi byinshi. Uyu nguyu rero ku butumwa yadusigiye yaragize ati ineza ni intwaro y'ubwenge kandi amahoro ni umusaruro w'urukundo. Umunyafilozofi wa gatanu ni uwitwa René Descartes. Uyu nguyu uzwi nk'umubyeyi wa filozofi y'iki gihe, yabayeho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu mirongo icyenda na gatandatu ageza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu na mirongo itanu. Uyu nguyu azwi nka I think therefore who I am. Descartes yari umufaransa w'umunyabwenge mu mibare, siyansi n'imitekerereze. Yatangiye gusuzuma isi yose avuga ati ese ibyo mbona byose biranyemeza ko biriho? Maze avuga amagambo yakomeje ku isi yose. Cognito ergo sum. Ndibwira rero ndabaho. Cognito ergo sum bisobanuye ndibwira rero ndabaho. Yashingiyeho filozofi nshya ishingiye ku gushidikanya no gushaka ukuri. Yagize uruhare mu gushyiraho rationalism, imyumvire ivuga ko ukuri gushingiye ku bwenge atari ku byiyumviro gusa. Uyu nguyu yaranzwe no kudasamira ibintu uko biri, gukora ubushakashatsi no kwiringira ibimenyetso. Uyu nguyu ubutumwa yadusigiye ntukemere ibintu kuko byanditswe, gerageza kubyiyumvisha, byumve ubisobanukirwe. Umunyafilozofi wa gatandatu ni ubita Emmanuel Kant. Uyu bamuzi nk'umucamanza w'ubutabera n'imyitwarire. Yabayeho mu myaka ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi makumyabiri n'ine kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na kane. Yote imuranga, act only according to that maxim whereby you can at the same time we that it should become universal law. Kant yari umudage, ni umwe mu bagize uruhare rukomeye mu mitekerereze y'abantu ku bijyanye n'imyitwarire y'ubutabera. Yavuze ko gukora icyiza si ukubera inyungu ahubwo kuko ari inshingano. Yanditse Critique of Pure Reason, igitabo cyahinduye imyumvire y'isi yose. Yigishije ko umuntu agomba gukora ibikwiye iyo ari mu bandi cyangwa ari wenyine. Uyu mufilozofi yaranzwe no gukunda ukuri, gukorera ku ihame, umuntu wubahaga gahunda. Mu mujyi we bavugaga ko igihe Kant avuye kugendagenda abantu bamenyaga ko isaha ya saa sita zigeze. Uyu nguyu yadusigiye ubutumwa uvuga ngo imico myiza n'amategeko y'Imana yanditse mu mitima yacu. Umufilozofi wa karindwi ni ubita Friedrich Nietzsche. Uyu ni umufilozofi w'imbaraga n'ubwisanzure. Yabayeho hagana mu myaka igihumbi kimwe magana inani mirongo ine na kane kugeza mu myaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mbere y'ivuka rya Yesu. Kyoto imuranga, he who has a why to live can bear almost anyhow. Nietzsche yari umudage, umwanditsi, umucyo w'imbere mu bantu bashakaga ubwisanzure. Yanze abantu babaho bishyize mu murongo utazigama. Avuga ko buri wese agomba guhanga agaciro ke. Yavuze ko umuntu agomba kuba obamaje, umuntu w'ikirenga ushobora gutsinda ibimunanira byose. Yanditse ibitabo nka Das Spoke, Zarathustra, Beyond Good and Evil. Uyu mufilozofi yaranzwe n'ubutwari, ubwisanzure n'ubuhanga. Yigishaga ko umuntu atagomba gutinya kuba uwo ari we. Uyu mufilozofi yadusigiye ubutumwa ntukabeho mu buryo abandi bakwifurije, baho mu byo wowe uzi ko biguha agaciro. Muri make umwanzuro, aba bafilozofi bose batwigisha ko ubuzima bwiza si amafaranga, si icyubahiro, si ikuzo, ahubwo ni ukuri, ubwenge n'imico myiza. Socrate yavugishije ukuri. Socrate yatuvugiye ko ubuzima butatekerejwe ntibufite agaciro. Plato atwereka ko isi y'ukuri iri mu bitekerezo. Aristotle atwigisha ko kumenya ari intangiriro y'ubwenge. Confucius adutoza ineza n'amahoro. Descartes adusaba gushidikanya kugira ngo tugire icyo tumenya. Kant atwereka ko icyiza gikwiye gukorwa kuko ari inshingano. Nietzsche atwibutsa ko ubuzima bufite agaciro iyo dufite impamvu yo kubaho. Amagambo yabo ni nk'imirasire y'urumuri itazima. Kura mu mwijima w'ubujiji, idutoza gukunda ukuri, ineza n'ubwenge. Kandi nk'uko navuga nsubiramo amagambo ya Socrate, ubwenge nyakuri ni ukwemera ko hari ibyo utazi. Banje kubashimira mwebwe twabanye muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe amazina ni Amos 245. Niba wacikanywe ukanda subscribe kuri channel yacu. Aha ni Kubwenge 360 TV. Kola subscribe, like, share, comment. Urabudufashije cyane. Ndabakunda. Ciao ciao.